batiza abantu b'Imana babagize gute bahumanyisha. Ati ndagusengera ariko ndagusiga amavuta. Ayo mavuta muyitondere. Ayo mavuta muyitondere. Ngo nayera yavuye muri Siriya, ngo yavuye muri Israheli, ngo nayera yavuye. Aya mavuta muyitondere. Aya magaburo mukoresha mutabanje gusenga. Iki nicyo gihe cyanjye, nawe nicyo gihe cyawe. Yesu araje ashyira ukuri ahabona, akarengane kawe Yesu yarakabonye, akira umunezero Yesu aguhaye, ukubera ibyishimo aho waririye amarira. Nahimbazwe, 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 oh, nahimbazwe. Nakoze kunshundaye, nakoze kunshundaye, ibyamigaga bisubira inyuma. Ubugingo bwanjye burakomera, kuko icyo yanditse yaracyanditse, icyo yavuze bigihinduka. Nakoze kunshundaye, nakoze kunshundaye, ibyamigaga bisubira inyuma. Ubugingo bwanjye burakomera, kuko icyo yanditse yaracyanditse, icyo yavuze bigihinduka. Yes, reka mbifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndagushimiye aho uherereye hose, by'umwihariko mwamaze gukora subscribe, hanyuma mukarandika muri komanteri. Imana ibishimire. Wahisemo neza gukurikira kujwi ry'amahoro, sanamitima, ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro. Uyu mwanya rero reka twinjire mu kiganiro cyacu kandi twihuse. Ndashaka kuvuga ibintu kandi nshaka kuvuga uko Imana yanyoboye kuvuga ni ibintu bikomeye cyane kandi byanteye ubwoba, ariko ndavuga ngo uko byagenda kose ngomba kubwira ubwoko bw'Imana ibi bintu bukabimenya, ntago bwabyihererana. Kenshi niba warasengewe hanyuma bakagushyiraho amavuta, bakagusiga amavuta, kindi cya kabiri izi gaburo, zino gaburo batanga, uzi ko hamwe na hamwe babanza kuzitongera kugira ngo mumanze muziriye, bakabanza kuzitongera. Hano magaburo babanza kuyatongera rwose, bamara kuyatongera ubundi bakabahereza mu karya, ariko mu by'ukuri ntabwo muzi nyuma yaho ngo biba bimeze bite. Nyuma yo kurya aya magaburo ntabwo muzi icyishe nyuma y'aya magaburo. Ibi ndabivuga kubera ko abakristo benshi ibingibi ntabwo babyitaho, nta nubwo babimenya. Hamwe na hamwe rero, ntabwo ari hose, hari amadini afitanye contract na Satani. Aya magaburo rero murya mukarya mutabanje kuvuga ngo Mana ngo ubugingo bwacu banze ubweze ubugire gute, bakabasengera gusa bisanzwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi izaza uhazaza ibintu bihe byinshi kandi birushya, ngo hazaza abantu bavuga Imana, bavuga mu izina rya Kristo, ariko atari Kristo w'i Nazareti, aho ari undi Kristo atari uw'i Nazareti. Ubwo mwe muzarya muzi ngo mukurya igaburo ryera kandi murukurya ibiterekerewe n'iki n'abadayimoni. Reka twinjirane muri kiganiro nyobowe n'umwuka w'Imana, kuko nashenje kwicana nyobowe n'umwuka w'Imana kugira ngo tuze kuganira akantu ku kandi. Ese aya magaburo batanga
kugusiga ku gahanga amavuta, uku kugutunga ikiganza, ibi bintu byose byaba bihuriye hehe? Kugutunga ikiganza ukagwa gaburo ku gahanga gusa, ntabwo ari hose, ntabwo ari bose. Hari amagaburo meza rwose yejejwe, meza y'umwami Imana, ameza igaburo ryera, yego ndabyemera nibyo rwose tubyumvikane, ntabwo ari bose, ariko hari hamwe na hamwe abantu bafitanye kontra n'abadayimoni n'abazimu, noneho ayo makontra y'amadayimoni n'amazimu akaba ariyo amantuza akariyo babahereza. Ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri abantu mwenshi musangira n'abadayimoni ariko ntabwo mubizi, ukarya ibyo abadayimoni bamaze guciramo. Ibi ndabivuga mbihamije kuko abantu benshi ntabwo babizi, ariko ndagira ngo mbibabwire namwe mubimenye. Aya magaburo mukoresha mutabanje gusenga ngo mumanze mwisengere ngo munahinduke, ndababwiza ukuri turi kimwe, turaza kukigarukaho. Ikindi cya kabiri, niba warasengewe n'umushumba runaka ariko mwuko gusengerwa ugakora ibyaha biruta ibyo wari usanzwe ukora utarasengerwa, menya ngo uwo muntu yagutanze mu kuzimu, menya ngo uwo muntu yagutanzeho ibitambo. Niba baragusengeye nk'uko kugusengera ibyaha kugira ngo bigabanuke aho ko bikiyongera, menya ngo uri igitambo c'abadayimoni. Nutikuraho hakiri kare ubwo uri mu kaga gakomeye. Ibi ndabivuga, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu amaze kwihana ahinduka icyaremwe gisha, kandi ibyo yakoraga kera atarakizwa biba bitandukanye n'ibyo yakoraga amaze kugira gute, amaze gukizwa. Ibi bibabwiye rero nkomeje, ibi bibabwiye mbihamya mvuga ngo abantu benshi ntabwo bibabizi, ariko ngira ngo mbabwire ngo mugomba kubyitaho mukabimenya mukanabizirikana, kuko ibi ngibi mutabimenye naba mbaye umuntu utari mwiza, ariko mugomba kubimenya. Urasengerwa n'umuntu aho kugira ngo ureke ubusambanyi bukaza bwikubye inshuro. Urasengerwa n'umupasiteri cyangwa umutumishi aho kugira ngo, si bose kuko natwe dusengera abantu, ariko iyo usengeye umuntu arabohoka ibyaha bikagabanuka. Si uko atakora ibyaha ariko bikagabanuka bigashira, kuko isengesho rikora change muri mu muntu, rihindura umuntu, rigahindura byinshi mu muntu. None iyo rimaze guhindura byinshi mu muntu, uwo muntu akabohoka, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo. None yamara kubohoka agatangira gukorana na Mwuka Wera, agatangira kumuyobora. Kuko umuntu hari igihe aba yari yigenga, ariko ntaba akigenga, ahubwo akayoborwa n'iki, akagengwa na Mwuka w'Imana. Icyo gihe asengeye n'umuntu w'Imana, ubwo nyine birangira agize iki, agize ubuzima bw'umwuka bwiza. Reka rero aze gusenga asengerwe n'umuntu ufite abakontra y'abadayimoni, kandi uko niko kuri babwire. Iyo umuntu asengewe n'umuntu ufite kontra y'abadayimoni, aho kugira ngo bya byaha bigende, biza byikubiye. Bimwe mu bintu bigaragaza ko wasengewe n'umuntu, uwo muntu wagusengeye akaba yaragutanze mu kuzimu, uwo muntu wagusengeye akaba yarakugiranye igihango n'abadayimoni. Reka mbibabwire. Icya mbere, utangira kubura amahoro, ibyiringiro biragabanuka. Icya kabiri, ntabwo uba ukiba wawe ndi wo gusenga aho kuhita wirara. Icya gatatu, ntugira umwanya wo kwiriza, nta nubwo ugira ngo nibura ibyaha uvuge ngo ndumva mpazi ibyaha. Hari igihe ushobora gukora ibyaha ariko nyine ukumva birakubangamiye, ariko bo bumva ari bwo buzima bakanabyishimira, kandi warasengera. Ikindi, ntabwo uvuga amagambo
ry'Imana mu kanwa kawe. Amagambo y'Imana mu kanwa kayitaba makeya. Kigaragaza ko wasengewe n'umuntu ufite imbaraga z'umwijima. Ibyo ngibyo birabigaragaza rwose. Ibyo ni ibihamya bigaragaza ko wanyerereye ahatanyerereka, wagiye mu cyerekezo kitari icyawe, wahombye. Kuko uhita ukora ibyaha biruta ibyo wakoraga kera. Uhita utangira kwizambaguza mu bibi. Kandi ikindi, ugira amahoro ari uko ugize gute, ari uko ugiye gushaka uwo muntu. Niyo mpamvu tuzajya tuvuga kuri aya maturo, nako tukavuga kuri gusigwa amavuta, tukavuga kuko gusengerwa, tukavuga kuri izi karisitiya turya, kuri rigaburo ryera. Iri gaburo ryera birasaba kugira ngo ntabwo umuntu apfa gufa, birasaba kugira ngo iri gaburo ryera rirasabwa kugira ngo umanze urirye, ufate iminsi 2 wiyirize, ubundi ubuze kurya ibiki. Ntabwo ari hose, ariko ugomba kubera amaso umubiri wawe n'ubugingo bwawe. Byambabaje abantu barya bakarya ibyo abadayimoni basigaje. Ariko ndagira ngo babwire ngo nimutaba amaso ngo namwe munihe muririre Imana, muzarimbuka kandi muzabibona. Kandi Imana ntiyifuza kurimbuka, ntiyifuza kugutakaza. Ariko nawe inzira ni ebyiri, hitamo. Buriya hari urutonde rw'abantu nzabereka, hari urutonde rw'abantu basengewe ariko batarasengerwa uko biri, bamaze gusengerwa babaye nkaho bababwiye ngo mujye mutukana, babaye nkaho bababwiye ngo mujye mukora ibi ngibi. Nababaye abakristo batagishoboye gusenga ngo babwire Imana ngo niki dushakaho, kuko umuririmbyi wa 62 yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, uwo ntabwo azigera agira ubwoba, azafashwa no kujya gute, azafashwa no gusenga. Umwana muto mu gakiza, umwana muto mu kwizera, umwana muto mu kuramya no guhimbaza, ntabwo azigera agira ubwoba, azafashwa no kugira gute, no gusenga. Ariko nababaye mbona abantu b'Imana bitwara nkaho badashoboye gusenga. Ibintu byose nkorera, ibintu byose ndebera, ibintu byose ngirira, ntabwo mushoboye kugira ngo muhendahende Imana. Uri kurya igaburo ryera nta n'iminsi 2 wafashe. Uri kurya igaburo bari kuri guhendahendera. Uri kurya igaburo ryera bari kuguhendahenda ngo bigire gutya na gutya. Hamwe na hamwe muzajya murasangira n'abadayimoni mutabizi. Manzi usengere iryo gaburo, ariko hamwe na hamwe bari kurya amagaburo yaterekerewe. Ikindi, aya mavuta, ndaza kuvuga ku mavuta aya ngaya basiga ku muntu. Aya mavuta muyitondere. Buriya aya mavuta ni imihango y'abakozi ba Satani bakoresha kugira ngo ni nko kubatiza abantu b'Imana babagize gute, bahumanyisha. Ati ndagusengera ariko ndagusiga amavuta. Ayo mavuta muyitondere. Aya mavuta muyitondere. Ngo nayera yavuye muri Siriya, ngo yavuye muri Israheli, ngo nayera yavuye. Aya mavuta muyitondere. Kandi
aya mavuta yadutse guhera 2015 na 14. Aya mavuta niho yadutse, baragenda bakayavana i Bugande, inzoka zikayaciramo, zamara kuyaciramo abantu bakagenda bagakaraba, kandi bakagenda bakayakaraba, ubundi bakajya mu rusengero, abantu bose bagahita bahuma, n'abafite umwuka w'Imana, n'abareba, n'abahanuzi bose bagahuma, ku buryo na wa wundi ufite umwuka w'ubwenge ataratekereza. Iyo winjiyemo ukabona wapi, mwese bakabagira izezenge, mwese ibyo akoze byose ibyo uwo muntu akoze byose mukabona kagize gute, kari byo. Aho umuntu ashobora kugenda agasinda mu kabari, agasambana, ibintu byose akabikora, ariko amaso yanyu ntabibone. Banamufata ukavuga ngo ni ukumubeshera, kandi bigaragara. Muzi impamvu? Za mbaraga z'umwijima ziri mu kazi kabo. Nimwumva tuvuze ku mavuta, ntabwo ari ukurwanya, ariko amavuta bavuga ntabwo ari ayo gutekesha. Ntuzi yasabye amavuta, Yohana yagize amavuta, muri ibyo 141 ati 411 n'akangahe, avuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka, mpa amavuta ndakwinginze, mpa amavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya, mpa amavuta. Aya mavuta ntabwo ari nk'aya ngaya bajya kugura, aya mavuta ntabwo ari nk'aya bajya kugura muri Israeli, aya mavuta ntabwo ari nk'aya y'ubuto, kandi none baragenda bakifatira ubuto, bamara kwifatira ubuto, aya mavuta yavuye muri akwa muri Israeli, mwavuye muri Israeli, aya mavuta niyo yavuye. Mukayarwanira rero mutazi ibiri kuberamo, mutazi imbaraga z'umwijima, mutazi uko Satani ari gukora amahano buryo bukomeye. Namwe yavuye muri Israeli, aya ni amavuta rwose, nta kindi gikuraho ibyaha, ni ukwihana no guca bugufi no gusaba imbabazi. Icyo gihe imbabazi urazihabwa, icyo gihe hahinduka byinshi cyane. Ariko igihe cyose utarahinduka ntabwo byakunda, ntabwo byavamo, ntabwo byaza kwemera. Ndagira ngo nkubwire ngo amavuta akwiriye ni ya mavuta nyine, ni ya mavuta akwiriye, kugira ngo nibure ngo haza amavuta ya mavuta akwiriye yo mu ijuru. Niwumva amavuta Bibiliya ivuga, ntabwo ari amavuta yanga bajya kugura muri ntuza muri farumasi, cyangwa yanga yava muri Israeli. Ni amavuta, ya mavuta meza, ntabwo ari yanga yo muri Israeli, ni ya mavuta yandi. Rero giba yabasigiye se ko ibya bitagiye, giba basigiye ko bitagize gute. Gusa Imana yize mu murimo wayo, je mu murimo wayo. Kwezi kwa 7 rwose ndagira ngo mbabwire ngo mwitege yuko Imana igiye kuza mu murimo wayo, na n'ubu iri mu murimo wayo. Ariko nanone hari ibihano biziye abantu batobye inzu y'Imana bikomeye. Ndabivuga abantu benshi hari bararakara n'abaraseka, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo bikwiriye. Wowe wamaze kumenya no gusobanukirwa neza agaciro k'amaraso, ntabwo byagakwiriye kugira ngo nawe urwanire amavuta. Hagombye kurwana uvuga ngo kaniyirize ibihe by'iminsi 2, kaniyirize ibihe by'iminsi 3. Kandi iyo bagusize amavuta, hehe no kuzongera kwiyiriza, hehe no kuzongera kurota neza, hehe no kugira ngo ibyo byongere bigende neza. Ni imyaka gusa, ni nyatsi gusa. Ariko iyo tuvuze gutya igihe abantu bababara, nta kibazo muzababare, ariko Imana izakora ibyo yakugombye gukora. Rero ibyo bindi murimo mubyihorere, ahubwo Yesu abaruhure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu abagereho. Yes.
urabyumva. Ese bagireho abaruhura bambika imbaraga, ko ntabwo byoroshye. Igihe ko mwabayeho, mwabonyeho umuntu arwanira amavuta ya elayo ngo yavuye muri Isiraheli. Ibi ngibi ni mutabyitondera, murajyanwe kuzimu, murashize. Ibimenyetso 2 cyangwa 3 bigaragaza umuntu basizeye amavuta ko ubugingo bwari ntabwo bwanyanyagiye. Ntabwo ari kimwe gusa, nta nubwo ari nka 2 gusa. Iyo umuntu ahita atangira kubura icyo bita ibyishimo n'ibyiringiro mu mutima we, hagakumva ko yabona ibyo byiringiro n'ibyishimo ari uko ahuye n'uwo muntu wamusize amavuta, ahita ava kwizera Imana akizera umuntu kuruta Imana. Kandi igihe cyose wizeye umuntu kuruta Imana, umenye ngo ubwo ukoze amahano, ukoze amakosa akomeye mabi cyane. Iyi Mana yacu niyo kwizerwa, ntabwo ijya ibangikanwa. Ibyo murimo mwiyambure, mwiyarure, mwirinde imisemburo y'abafarisayo. Twirebere amagambo meza. Ndakunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo soko y'ibyiza byose, niyo soko ya byose. Katurebe Bibiliya ikivuze muri Yohana ibice 12:8, biravuga ngo Filipo aramubwira ati, databuja twereke data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo, umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba muri nge? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo data uvuga muri nge niwe ukora imirimo ye. Kambabazi. Filipo abaza Yesu, bari bamaranye igihe kinini, aramubwira ngo twereke data wa twese, twereke Imana, twereke data wa twese. Yesu arangije aratanga, aravuga ati, ariko Filipo, ntabwo muramenya yuko ubonye data ababonye njyewe? Yesu byaramutangaje, asa nk'atangaje, aravuga se abantu tubanye igihe kinini ntibaramenya? Biragatsindwa kugira ngo usenge igihe kinini utaramenya Kristo ukorera, kugira ngo usenge igihe kinini utaramenya Imana usenga. Telebo shayini mandala biniva. Birababaje kugira ngo usenge igihe kinini utaramenya umwami wo mu gihugu cyo mu ijuru, utaramumenya, ukaba ukimurebera muri mushumba wawe, muri mami wawe, muri nde wawe. Ubundi ibintu bigiye kuzatuma murimbuka, ba dadi, ba mami, bande, ibyo mwashize imbere, ibyo bizabarimbura. Mwanze kwizera Imana mwizera abantu, mwanga kwizera Yesu mwizera abantu. Filipo nawe wibaze ko yagendanye na Yesu imyaka myinshi, itanari mikeya, ariko aravuga ngo twereke data. Amaso y'umwuka yarahumye, umubiri yarareba ko umwuka yarahumye, ariko yaza kugira amaso y'umwuka, aravuga ngo uyu turi kumwe Yesu niwe Mana. Kandi ubonye Yesu abonye data, kandi kuko ibyo avuga byose si we ahubwo ni data muri we ubivuga. Se iki twagendanye ntabwo uramenya Filipo? None se murokore, igihe wasengeye ntabwo uramenya Imana? Ntabwo uramenya uko Imana ikora? Imana ni ukuyizerera muri mushumba wawe, Imana ni ukuyizerera mu bahanuzi, Imana ni ukuyizerera mu baririmbyi. Oya, Imana yizere nk'Imana, ntuyizerere mu muntu runaka. Imana itandukanye n'abantu kandi ntikora nkabo. Wowe senga, izera Imana. Icyo Imana izakora mu buryo bwose bushoboka, kandi icyo izakora ntawe uzayikoma mu nkokora. Ariko mu mwanya urimo rwose, wa position imwe, maze usenga uhamagarije ubundi
rize rikora ibyaryo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana y'amahoro, Imana ikomeye. Rero kugirire neza wowe udahwema kudukurikira ku ijwi ry'amahoro, ibiganiro dukora ndetse n'impuguro muri rusange. Imana ijye iguha ndetse ijye kwishimira cyane, kuko uri uw'agaciro mu buzima bwacu, uri uw'agaciro mu buzima bw'umuryango wawe, kandi uri umugisha. Imana iragukunda kandi uri uwo kwizerwa. Rero izera Imana, reka kwizera abantu, izera Imana, kuko Imana niyo ishobora gukora byose kandi bigakunda ndetse bikemera. Ibyo bindi rero urimo kuvuga no gutekereza ubiyihorere, uhanga amaso ijuru, maze ureke ibyo Imana itarakora ibirenze. Imana ikumpera umugisha, Imana ikumpera umugisha cyane, kubera ko ibi bintu buriya mbabwire, ibi bintu byo gusenga ntabwo bisaba umuhanga, ntabwo bisaba kuba uri umuhanga, ahubwo bisaba kugira ngo umwuka w'Imana ari ukuyobora, kuko ntiwakwiyobora uramutse wiyoboye byaba bibi. Aho ntabwo wakwiyobora ngo byemere, ntabwo byavamo, ntibyakunda pe, ariko Yesu akuyoboye byageraho byashoboka. Uyu Filipo rero nawe igihe yagendaga cyose yagendeye mu kigare, Yesu aramureba. Hari ikintu umuntu ashobora kubaza ikibazo abajije kigatuma amenya. Yesu amubajije, Yesu aramuraka, si Filipo kuko bimeze biti igihe twabaniye, ntabwo uramenya yuko njye nawe twakora, ntabwo uramenya ko ari njyewe rwose, ntabwo uramenya neza, nanone ntabwo uramenya data, ntabwo uramumenya. Filipo ati reka da. Yesu baramusobanuriye. Hari abari kugendera mu kigare, va mu bigare dore Kristo, va mu bigare dore Yesu, va mu bigare Yesu dore Yesu, ibindi bizihoreye. Imana ibishimire rero, kandi Imana ibashyigikire aho uherereye hose, gusabiye ibyishimo no kunezerwa. Iri jambo ni ijambo rikomeye riboneka muri Yohana ibice 14, hanyuma umurongo wa 8, Yohana 14:8 ndetse n'9. Usoma icyo gice cyose uraza kumva ubusobanuro bwimbitse bwa nyabwo kandi bwuzuye, kuko Yesu icyo ashaka nyine arashaka ko koreka ibintu byinshi ndetse bitandukanye. Rero ayo mavuta, izo mbaraga, ibyo byose tesha agaciro, senga Imana, ibindi byose Yesu araje abyikorera. Habwa umugisha w'Imana, amen. Hanyuma arambura ikiganza gusengere, kuko ndabize ko Imana irakora iby'imbaraga ku buzima bwawe. Nimurangirize 788 25 10 kugira ngo tuze gufatanya ku tugenda dusenga, kandi Imana yo kwizerwa. Mpamagara nkugire